Hari umuvugabutumwa akaba ari umukinnyi wa filime wigaragaza nka Yezu uherutse kugaragara by'ina indirimbo ya Secular Music yitwa Rara ya Tekno. Let's go my family. Thank you so much. So much talk about the small things, so yeah. Byatunguye benshi ariko ntibasobanukirwa uwo ari we. Uyu mugabo ninde, byari byagenze bite? Nyuma yaho ndaza kubwira byinshi kuri Yezu. Uburyo isura n'ishusho dukunda kubona atari we Yesu, ahubwo yahimbwe n'ababifitemo inyungu barayiduha ngo tuyigendereho. Yesu cyangwa se Yezu yakaba yasati. Nabyo turabibona. Kuri Noheli tariki 25 ukwezi kwa 12 buri mwaka twizihiza ivuka rye, ariko sibwo yavutse. Kubera iki? Ngo ayikaze turebere hamwe byinshi bitandukanye birimo n'impamvu ubukirisitu bushingiye kuri Yezu bwabanje muri Afrika mu gihe abantu benshi batekereza ko bwazanwe n'abanyaburayi bwa mbere mu gihe cy'ubukoloni. Ikaze kuri JTM4, ndi Jean de Dieu Tumukunde. Ukande subscribe n'utarigize ubikora. Let's go my family. Thank you so much. So much talk about the small things, so yeah. Jesus ibaze ko ari abantu bamwiringiye kandi bamwiringira babonekirwa muri iyi sura. Uyu mugabo wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga wari wambaye nk'uwigana isura ya Yezu cyangwa se Yesu arimo kuririmba cyangwa se abyina indirimbo Rara ya Tekno, ni umuntu uzwi ku izina rya Michael Job. Ni umuvugabutumwa w'umukirisitu, akaba n'umukinnyi w'amakinamico cyangwa se amafilime ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uzwi cyane gukina cyangwa se kwiyerekana yambaye nk'ushushanya Yezu cyangwa se Yezu mu bikorwa by'ivugabutumwa. Michael Job yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2019 ubwo yakoraga urugendo avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya muri Kenya mu bikorwa by'ivugabutumwa. Uru rugendo rwari rugamije kwitabira ibiterane byo gusengera hamwe n'abanyamadini, kubwiriza no gukorana n'amatorero mu bikorwa byo gukangurira abantu kwizera. Muri ibyo bikorwa yagaragaraga yambaye imyambaro isa n'iyambarwa mu mashusho agaragaza Yezu, no kuvuga ikanzu ndende, umushumi, inkweto z'uruhu n'umusatsi muremure. Amafoto n'amashusho ye yafatiwe muri Kenya yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Afrika, bituma abantu benshi bamuvugaho, bamwe bamushima abandi bakabifata nk'ibitangaje cyangwa se bisekeje. Ku bijyanye n'amateka yo mu gukina filime, uyu Michael Job azwi cyane mu makinamico mu matorero agaragaza ubuzima bwa Yesu azwi nka Life of Jesus Performances. Ibi ni ibitaramo byerekana inkuru zo muri Bibiliya nk'umukubambwa no kuzuka, bikunze gukorwa mu minsi mikuru ya Pasika cyangwa se mu biterane by'ivugabutumwa. Nta makuru akomeye agaragaza ko yakinnye mu mafilime manini ya sinema ya Hollywood akina ari Yesu, ariko ibikorwa bye byibanze cyane mu makinamico mu rwego rw'ivugabutumwa. Yesu cyangwa se Yezu yari mu ntoki. Abenshi bagiye babona bene zino filime zishushanyeho bise Yezu, filime zitandukanye zagiye zikinwa na benshi barimo Robert Powell, Jimmy Caviezel, Max von Sydow, Jeffrey Hunter n'abandi batandukanye. Abo bose bagerageza gusa na Yezu batagendeye kuko bamubonye n'amaso, ahubwo bagendeye ku ifoto y'igishushanyo cyatanzwe kikemezwa ko ariko Yesu yari ameze. Ni mu gihe ubwo yari ariho nta kamera zabagaho. Iyi foto yaturutse he? Yesu yabayeho muri Yudeya mu kinyejana cya mbere cyane yuko habaho kamera, kandi amatsinda ya mbere y'abakirisitu nta shusho bari bafite ye. Ibishushanyo bya mbere bigaragaza Yesu byagiye bisangwa mu marimbi, ubushyinguro no mu myobo yo munsi y'ubutaka yo hambere Abaroma bashyinguragamo, Roman catacombs, hagati y'ikinyejana cya 2 na 4 muri Common Era, mu yandi magambo mu myaka nyuma ya Yesu. Ibyo bishushanyo byerekanaga Yesu nk'umusore utagira ubwanwa, rimwe na rimwe asa n'umufilozofi cyangwa se umworozi w'umunyeroma. Nyuma yaho muri 313 nyuma ya Yesu, muri Common Era cyangwa se imyaka tubara duhereye kuri rimwe tuzamuka, ku buyobozi bw'umwami Constantine wa Byzantine. Byzantine no kuvuga uburasirazuba bw'ubwami bw'Abaroma. Icyo gice cy'iburengerazuba bw'ubwami bw'Abaroma cyakimaze gusenyuka. Umwami Constantine wo mu gice cy'uburasirazuba yigira inama yo gushyiraho idini ishobora kuzamufasha gutegeka empire ye Byzantine, kubera yuko yabonaga ko mu gihe abantu bafite imyizerere imwe kandi ikomeye abantu bakomeyeho byaba byoroshye kubafatisha, kandi icyo gihe Yesu yari yakanyujijeho nubwo Roma yari yarabanje kumwanga, ari nayo yamwiciye. Yesu agira idini rya gikirisitu itegeko. Artist cyangwa se abashushanyi cyangwa se abanyabugeni bw'ubwami bwa Byzantine bashyizeho ishusho ya Yesu afite umusatsi muremure, ubwanwa n'imyambaro. Ishusho yagaragazaga Yesu ari calm cyangwa se atuje,
ikindi kandi afashe posteri cyangwa se impagararo nk'iy'umuntu wo kubahwa. Ni uko nk'uko yashushanyijwe. Nyuma mu gihe cya Renaissance, ni ukuvuga mu myaka iri hagati y'1300 kugeza 1600, abashushanyi cyangwa se abanyabugeni bo mu Burayi batangiye kujya bashushanya Yesu bagendeye ku kuntu babonaga abantu bo mu Burayi bakamugira umuzungu. Wibuke ko Yesu atari umunyaburayi, ahubwo yari uwo mu burasirazuba bwo hagati. Icyo gihe ibishushanyo by'abanyaburayi bigaragaza Yesu asa n'umuzungu byatangiye gukwirakwira ku isi yose binyuze mu bitabo hamwe n'amafilime. Ibi byari amakosa, nayo mpamvu abashakashatsi cyangwa se abashushanyi n'abigisha benshi bagiye bagerageza kugaragaza Yesu mu buryo bukurikije amateka ye, bakamwerekana nk'umuyahudi wo muri Yudeya mu kinyejana cya mbere nk'uko yakakwiye kuba ameze, ariko biranga bibi by'ubusa kubera ko Uburayi bwari bwaratangiye kuyobora isi, ibyabwo biba ari byo byumvikana cyane. Dore ifoto yamenyekanye cyane ko ari Yesu kandi atari we. Ni iyi ngiyi afite uruhu rwera, umusatsi muremure w'iroza n'isura isa n'iy'abanyaburayi. Mu by'ukuri abantu bo muri Yudeya mu kinyejana cya mbere, ni ukuvuga muri Aziya y'Iburengerazuba, bari bafite uruhu rwirabura cyangwa se ari inzobe yoroheje. Ikindi kandi kigaragara kuri iyi foto ni imiterere yo mu maso nk'abanyaburayi. Abanyaburayi bamuhaye izuru rito risongoye, umusatsi w'umweru cyangwa w'umuhondo kandi urambuye kandi wakabaye w'umukara ukomeye kandi wegeranye. Bamuhaye amaso y'icyatsi cyangwa se ubururu, mu gihe abayahudi bo muri Yudeya bari bafite amaso y'umukara nk'ay'abirabura. Iyi niyo foto nyayo yakabaye igaragaza Yesu bitewe n'amateka y'aho yavukiye n'ibyasanzwe mu mva z'Abanyaroma mu kinyejana cya 4. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki ngo uhagarike ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu, ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure, dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Mu by'ukuri Yesu yari umuyahudi wo muri Aziya y'Uburengerazuba uvuka muri Galileya. Yari afite uruhu rw'inzobe yirabura, umusatsi w'umukara, amaso y'umukara n'isura nk'iy'abayahudi bo mu kinyejana cya mbere. Ikindi kandi amafoto y'ibishushanyo ye yo hambere agaragaza ko nta bwanwa yagiraga. Ariko se kandi kuki Abanyafurika bigishijwe Yesu nk'aho ari umuntu mushyashya kuri bo, nyamara inkomoko ye n'amateka bigaragaza ko Abanyafurika bamumenye mbere? Ubukirisitu ntibwaturutse i Burayi. Bwatangiriye muri Aziya y'Iburengerazuba cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati, mu miryango y'Abayahudi yakolonizwaga cyangwa se yategekwaga n'ubwami bwa Roma muri Yudeya. Ubu ni hafi ya Misiri mu bihugu bya Israel na Palestine. Kimwe bigaragaza ko Abanyafurika bamenye Yesu mbere y'Abanyaburayi nuko abahanga b'abakirisitu bakomeye ku isi nka Tertullian na Augustine wa Hippo baturutse muri Afurika. Ikindi kandi ubwami bwa Kusumu ubu ni muri Ethiopia na Eritrea bwakiriye ubukirisitu ku mugaragaro mu kinyejana cya 4 ku buyobozi bwa King Ezana cyangwa se umwami Ezana bufashijwe n'umumisiyoneri Frumentius. Ikindi kandi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 imyemerere yari imaze gukura cyane. Umwami Constantine yemeje ubukirisitu muri 313 nyuma y'ivuka rya Yezu mu itangazo rya Milani, hanyuma buhinduka idini ry'igihugu. Kwemera ubukirisitu byari bifite impamvu z'umwuka n'iza politike, birema ubumwe cyangwa se unity mu bwami bwa Byzantine, bishimangira ububasha bw'ubwami. Ikindi kandi iyi myemerere yatanze umusaruro mu kubaha amategeko n'imyitwarire iturutse ibwami. Ukwemera gutangiye kwemerwa i Roma, ubukirisitu bwahise buhinduka cyane buba igikoresho cya politike. Kuva ubwo Roma itangira kuyoborwa hifashishijwe ubukirisitu. Icyo gihe inyigisho za gikirisitu zashyirwaho zimaze kwemezwa n'inama njyanama y'ubutegetsi. Yesu w'abatagatifu yabaye Kristo w'ubwami.
ufitanye isano n'ububasha bwa politiki bwa Roma. Hashize ibinyejana bino bibayeho, ni ukuvuga mu kinyejana cya 15 kugeza mu kinyejana cya 20, nabwo zakoresheje ubukirisitu nk'igikoresho muri Afurika. Abamisiyoneri bigishaga iby'ubukirisitu akenshi babaga bari kumwe n'abacuruzi n'ingabo, bakiyerekana nk'aho ari abakirisitu cyane. Byabagaragazaga nk'aho ari bo bakirisitu kurusha Abanyafurika. Muri iki gihe cy'ubucakara bigaragazaga nk'aho ari abakirisitu kurusha Abanyafurika. Babigishaga iby'ubukirisitu bagakumira imyumvire ya gakondo ya Afurika. Ariko ubukirisitu bwari busanzwe bubaho muri Afurika, cyane cyane muri Ethiopia no mu majyaruguru ya Afurika mbere y'ubucakara, iyicarubozo n'ubukoloni. Uburayi ntabwo bwigize buzana Yesu muri Afurika, ahubwo bwamukoresheje imyemerere nk'igikoresho cyo gushyigikira ubukoloni no kwagura ubutegetsi bwa politike. Muri make ubukirisitu bwatangiriye muri Aziya y'Iburengerazuba cyangwa se mu Burasirazuba bwo hagati, bukwirakwira hakiri kare muri Afurika, ni ukuvuga mu Misiri no muri Ethiopia. Roma cyangwa se Byzantine ijya kwakira ubukirisitu ntabwo bivuze yuko ariyo yabuhimbye, ahubwo yarabwakiriye kugira ngo ibukoreshe nk'igikoresho cy'ubwami. Inyuma hashize ibinyejana imbaraga z'Abanyaburayi zifata ubukirisitu nk'igikoresho cya politike, nibwo zahise zihindura ishusho Yesu nuko isi mubona. Reka tujye kuri cya kibazo kiti, ni ukubera iki nubwo aribwo twizihiza Noheli tariki 25 ukwezi kwa 12 atariyo tariki Yesu yavukiyeho? Nibyo Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo yabayeho kandi yigishije mu kinyejana cya mbere, yigisha ku bwami bw'Imana, akora ibitangaza kandi akurura abayoboke. Ibyanditswe na Matayo na Luka bisobanura ivuka rye n'ubuzima bwe bwa mbere, ariko ntibivuga umunsi cyangwa se ukwezi runaka yavukiyeho. Noheli ni ukuvuga itariki 25 Ukuboza, ubu yizihizwa nk'umunsi w'amavuko ye. Iyi tariki yahiswemo nyuma y'ibinyejana Yesu abayeho. Mu kinyejana cya 4 nibwo yahiswemo, ibishobora kuba byari kugira ngo ihuze n'iminsi mikuru y'Abanyeroma. Abashakashatsi bemeza ko Yesu yavutse hagati y'umwaka wa 6 na 4 mbere y'imyaka isanzwe tubara duhereye kuri 1, ni ukuvuga mbere y'igihe bavuga ko yavukiyeho. Iki kigereranyo gishingiye ku bimenyetso by'amateka. Umwami Herode mukuru yayoboye Yudeya, kandi avugwa mu Ivanjiri na Matayo ko yari akiriho mu gihe Yesu yavukaga. Ni mu gihe inyandiko z'amateka nk'izanditswe na Yosefu zerekana ko Herode yapfuye muri 4 mbere y'icyo twita ivuka rya Yesu, ni ukuvuga mbere y'imyaka tubara duhereye kuri 1 tuzamuka. Bivuze ko niba Yesu yarabayeho mu gihe cya Herode, ubwo Yesu agomba kuba yaravutse mbere y'umwaka wa 4 before common era. Ariyo mpamvu abahanga bavuga yuko ashobora kuba yaravutse hagati y'umwaka wa 6 na 4 before common era. Mu bigendanye no kuba yaravutse mu kwezi kwa 12 nabyo bigaragara ko atari byo. Ibyanditswe by'Ivanjiri muri Bibiliya byemeza yuko abashumba bari bari mu mirima nijoro. Abahanga bavuga ko abashumba batari gushobora kuba bari hanze mu gihe cy'itumba, yari mu gihe cy'ubukonje bukomeye mu kwezi kwa 12 muri Yudeya. Ariko hari izindi mpamvu. Itariki 25 ukwezi kwa 12 imaze igihe kirekire ihuzwa n'imyemerere ya kera y'Imana cyangwa se ibigirwamana n'imihango by'izuba mbere y'uko ihuzwa n'amavuko ya Yesu. Mu mateka hari imyemerere cyangwa se imihango itandukanye yahuzwaga cyangwa se yashyirwaga kuri iyi tariki, nubwo hari ibivugwa byinshi ko bidashingiye ku mateka cyangwa se bikaba ari ibimenyetso gusa. Dore urutonde rwitondewe rw'ibyagiye biba kuri iyi tariki. Kuri iyi tariki hizihizwaga imana yitwa Sol Invictus, ikaba yarizihijwe ku mugaragaro ku itariki 25 Ukuboza muri 274 nyuma ya Yesu, ubwo umwami Orion yayishyiraga mu mihango. Iyi ni imana izwi nk'izuba ridatsindwa, yakaba ari imihango yari ihuye n'igihe cy'igabanuka ry'izuba, winter solstice. Hari undi muhango wa kabiri witwa Saturnalia, umuhango w'Abaroma wa Saturno. Wizihizwa kuva ku itariki 17 kugera ku itariki 23 Ukuboza, ukarangira hafi y'itariki 25 Ukuboza. Wari urimo gusangira, gutanga impano no kwishimana. Uyu muhango wagize uruhare mu gutuma ku itariki 25 Ukuboza uba umunsi w'umuhango w'abakirisitu nyuma, nubwo utabaga ku munsi nyawo ku itariki 25. Hari n'ikigirwamana cyitwa Mintra, ikaba yari imana ya kera y'Abaperisi n'Abaroma. Bimwe mu bitabo bivuga yuko ku munsi w'amavuko wa Mintra hari hafi itariki 25 ukwezi kwa 12, ariko gihamya ziracyashidikanywa cyane kandi ntizigaragazwa cyane mu nyandiko za kera z'Abaperisi. Hari n'indi mana y'Abanyamisiri yitwa Horus. Hakaba hari abavuga yuko amavuko ya Horus yashyirwaga ku itariki 25 ukwezi kwa 12, ariko amasoko ya kera y'aya makuru y'Abanyamisiri ntabwo agaragaza neza itariki nyayo. Indi mana yitwa Dionysus, imana y'inzoga y'Abagereki n'Abaroma.
hari abavuga ko amavuko y'Imana yajyaga yizihizwa hafi y'igihe izuba rigabanuka, bigahuzwa cyane cyane n'itariki 25 Ukuboza. Wakoze cyane kuri kino kiganiro, nari Jean de Dieu Tumukunde.